Wow. Hey, our people, mumeze mute abantu bose bakurikira The Trending 250, haba ari abashyashya ndetse n'abasanzwe barakoze subscribe barakanze no kukazogera kugira ngo bajye bakurikirana ibiganiro tubagezaho. Ingiyi ni The Trending News ziba ziriho aka kanya. Uyu munsi rero tukaba twifuje kuganira kuri no saga ya Bruce Melody maze iminsi iri kuvugwa hano ku mihanda yacu, ku ma Twitter, kuri Instagram, kuri YouTube hano. Twifuje nyine kugira ngo tuyicukumbere hanyuma turebe se bishobora kuba ari ibiki kuba Bruce Melody yaravuzwe ko ubwo yarateguraga igitaramo muri Burundi, ubwo yazaga kujyayo yaje gufatwa. Ngira ngo benshi murabizi ko yafashwe azizwa kuba ngo hari ideni atishyuye yariye ry'umurundi w'ububusinessman ukora muri ibi ngibi by'ibitaramo, akaba ngo yari yaramuriye amafaranga, ariko si uko yarya komutera, ahubwo ni uko yamuhaye amafaranga amwishyura kugira ngo azitabire igitaramo, bikarangira icyo gitaramo atakitabiriye. Iyo ngiyo ni ingingo musanzwe muziho byinshi byabaye kuri iyo case, ariko turagira ngo twanarize ibintu bimaze iminsi bivuga ko Bruce Melody ibi bintu abimenyereye, ibintu byo gushaka gutwikira wenda indirimbo cyangwa se ibitaramo ari gutegura akabitwikira, agakora akantu nk'ako k'agakoryo cyangwa se akakreya akantu nk'ako kagasaga kugira ngo avugwe n'ibitaramo bye cyangwa indirimbo z'abashaka gusohora zivugwe nazo zikurikiranwe cyane. Ngira ngo muribuka muri 2019 ubwo hajyaga gusohoka indirimbo yakoranye n'umukobwa bita Sani yitwa Kungora, abantu benshi bakunze. Muzi ko habaye saga ikomeye cyane, hakabaho ngo gufatwa, ngo agafa Sani akaza kumwishyuza, ngo bakoranye indirimbo, ngo ariko Bruce Melody ntiyemera yuko isohoka. Sani yavuga ko iyo ndirimbo yitanzeho asaga miliyoni 30 z'amafaranga y'u Rwanda, ariko Bruce Melody ubwo yaganiraga n'itangazamakuru we akaba yaratangaje yuko izo miliyoni 30 atazi niba arizo Sani yari yaratanze, atari ko we amwishyura kugira ngo bakorane indirimbo, ntabwo ari ayo mafaranga yamuhaye, atekeretse niba yarabaze n'izindi depense yagiye atakaza mu gihe yakoraga indirimbo. Ibyo ngibyo bicaho abantu benshi nyine bavuteraho amakomantere menshi, ariko ari nako indirimbo ishyirwa hanze abantu bakayikurikirana cyane. N'uwo mukobwa Sani nawe aza kumenyekana cyane, abantu bamumenyera ku kazina ka Kungora. Rero indirimbo ubwo yazaga kugera hanze, Bruce Melody yarakomeje arakora iyo bwabaga. Nyuma yaho aza kuzana na kano gasaga ka Brabus, imodoka yaragiye kugura ya Brabus, bizamo na Decat aravuga ati iriya modoka nta nubwo ari na Brabus. Bruce Melody aba ari no kubeshya, ari amafaranga ntiyayabona, miliyoni 200 z'amafaranga y'u Rwanda ntaho yazikura. Avuga yuko atari n'ubwoko bwa Brabus ahubwo ari Brabenz, kuko Brabenz na Brabus nyine ziba zenda gusa. Abasobanukiye iby'imodoka murabizi cyane, wenda nabyo twazabiganiraho nta kibazo. Kugira ngo dukomeze twirukanke mu masaga muzi menshi yagiye anyuraho kuri Bruce Melody, ariko nyuma yaho akaba hari utundi tuntu yari ariho. Nyuma y'ayo masaga akaba hari utundi tuntu yahise asohora, wenda igitaramo cyangwa se indirimbo. Impamvu nemeza yuko saga yagiranye na Sani, ubwo ndavuga saga Bruce Melody yagiranye na Sani ubwo bajya gusohora Kungora, impamvu nemeza yuko ari saga yari yarateguwe, ndabigendera ku byavuye mu kiganiro mu nyamakuru ukomeye hano mu Rwanda witwa Dashim, yagiranye n'umuntu umenyereye ibintu bya management y'abahanzi bita Muyoboke. Bamubajije nyine ku mikorere y'abahanzi, aza gutanga ingero yuko abahanzi bajya bakora ibintu nk'ibyo byo gushaka gutwikira indirimbo zabo, bagakora utuntu nk'utwo banaduteguye bagasa nk'abikinisha ikinamico imbere ya kamera. Avuga yuko na biriya Bruce Melody yari yakoze, ubwo Sani yazaga akamuterera hejuru, hari n'amakamera bari gukamera, akamufata mu mashingu ngo yamuriye amafaranga. Ibyo ngibyo bavuga yuko ariko bari babipanze kugira ngo kantu kanyureho, hanyuma abantu baze kumenya yuko iyo ndirimbo iri hafi gusohoka. Rero nyuma y'ibyo ngibyo abantu bakurikirana entertainment hano mu Rwanda baje kwibaza niba ibyabaye kuri Bruce Melody nyuma yo kugera mu Burundi nabyo wenda byaba byarateguwe se, cyangwa se bikaba ari ibyamugwiririye nyine nk'umuntu w'umugabo, nk'uko ibyago bigwira abagabo nk'uko bavuga mu Kinyarwanda. Reka rero tuze kuri kino gitaramo Bruce Melody yateguraga mu Burundi. Bruce Melody mbere yuko iki gitaramo akijyamo agera i Burundi ngo afatwe, yari yabanje gupostinga abwira abarundi yuko bamuteguye igihe kinini bategereje, ariko igihe kigeze ko mu kwezi kwa 9 2022 azaza gutaramira i Burundi. Ibyo bipostinze muri tariki 18 z'ukwezi
cumi n'umunani z'ukwezi kwa munani 2022 ngira ngo icyo gihe n'abamurungi Sabe ndetse n'abandi banyamakuru benshi bamubwira ko n'ibintu akoze atari byiza kuba yapostinga ibintu by'ibitaramo nk'ibyo ngibyo. U Rwanda rwose ruri kunamira umuhanzi ukomeye Ivan Buravan, natwe The Trending 250 uyu muhanzi mu by'ukuri turamwifuriza kuruhukira mu mahoro. Bavuga yuko ati ayo ari amafuti yakoze, ariko abantu benshi baravuga ati Bruce Melody ntabwo ibyo ngibyo baba byitayeho, ati ubwo nyine ubwo ntabwo yareka kuvuga nyine ku by'igitaramo cyiwe ngo nuko hari undi watabarutse. Bivugwaho cyane, abantu benshi baranakanguka nyine bamenya ko hari igitaramo Bruce Melody ari gutegurira i Burundi. Ibyo bisa nkaho biciyeho, abarundi barakomeza barategura nyine bitegura umuhanzi w'icyamamare. Mu kujya i Burundi rero yakoze agashya, agenda muri private jet, ntabwo yateze indege zisanzwe. Mu kugera i Burundi rero ubwo yateze private jet, yohereza na Brabus yiwe ku butaka, igera mu Burundi nyine kugira ngo izajye imufasha mu ngendo zo mu Burundi, ariko we yageze i Burundi akoresheje private jet. Abo bantu na benshi barandika ku Nyarwanda ndetse no kuri yegob.com banavuga ati Bruce Melody akoze amateka atarigeze yandikwa n'undi muhanzi w'umunyarwanda kuba yagendera muri private jet. Ubwo nyine ni ku gitaramo gikomeza no kuvugwa cyane. Ariko mbere yaho hari akantu kari kanyuzeho gasa nk'agasekeje, nuko uwitwa Chris Easy umenyerewe cyane mu ndirimbo yitwa Inani igezweho kuri ubu ngubu, nawe yagize ibitaramo mbere yuko Bruce Melody agera mu Burundi. Nawe yakoreye ibitaramo i Burundi, ariko abarundi baramuserereza ngo azi Burundi yaje ateze bus, ateze bisi ngo viramo muri gare aho ngaho mu Burundi. Hanyuma rero abandi bavuga ati Bruce Melody yahise abemeza we azana Brabus we yaje na private jet. Mu kugera rero i Burundi bamuhaye indabo nk'uko bisanzwe nyine nko kwakira umushyitsi, dore ko n'igitaramo yarajemo cyari igitaramo gihenze kiri ku rwego rwo hejuru, kuko cyari gikeneye kwitabirwa kuko ibiciro byayo byari biri hejuru. VIP yageraga muri miliyoni 3 z'amafaranga y'u Burundi, ayo ni amafaranga menshi, hafi miliyoni y'amafaranga y'u Rwanda. Ndetse n'ahandi hari regular ahandi hantu ho kwicara hasanzwe naho yari amafaranga atapfa kwikonderwa n'uwo ari we wese. Bruce Melody rero mu kugera i Burundi nibwo haje kwitatangazwa amakuru yuko Bruce Melody yafashwe ubu ngubu ku icyo gihe yari afungwa azira ideni yariye, akarya ideni ry'umuntu utegura ibitaramo iyo ngiyo mu Burundi. Bruce Melody rero bamwe bakavuga atarafunze, abandi ati ntafunze ahubwo ariho arabazwa iby'iryo deni, abandi bavugaho ibintu byinshi. Abahanzi bo mu Rwanda babivugaho, ndetse na team yari yajyanye na Bruce Melody yari irimo na Bayago, irimo na DJ Brian nawe yari yateguriwe kuza scratching nyine akaza kuba umu DJ muri icyo gitaramo. Babivugaho ibintu byinshi, haza kujyamo na ambasade y'u Burundi, y'u Rwanda mu Burundi bijyamo kureba yuko icyo kibazo cyakemuka. Uwo Murundi rero yashinjaga Bruce Melody asaga miliyoni 2, ariko akamuca n'amande ya miliyoni 30. Bamwe bakavuga ati Brabus ye yanafunzwe, bari kugira ngo barebe yuko abanza kwishyura ayo mafaranga bayifashemo nk'ingwate. Na Kidumu umuhanzi ukomeye mu Burundi agera icyo abivugaho. Hanyuma bibi bintu byinshi ngira ngo niba mwarakurikiranye muza kumenya nyine uko byaje kurangira. Bavuga yuko Bruce Melody deni yari arimo yaryishyuye, ariko ibyerekeranye n'amande yanga kubyishyura, barabumvikanisha. Ariko mbere yuko Bruce Melody hagera, aba YouTubers cyane bo mu Burundi bavuze yuko bari bagiye baganira n'abahanzi batandukanye, ndetse banaganira n'abantu bategura ibitaramo aho ngaho mu Burundi. Bavuga yuko ngo Bruce Melody nanahagera bazamuroga, ngo ntabwo bazemera ko igitaramo kiba. Niyo mpamvu Bayago bavugaga ati uno muntu Tuse, uwo muntu witwa Tuse niwe warahaye amafaranga Bruce Melody kugira ngo amukorere igitaramo, aza performing mu gitaramo cye, ntibyakunda. Tuse rero ni umuntu ukomeye cyane muri entertainment y'u Burundi. Bavuga yuko Tuse icyo yari agendera atari ukwishyuza gusa Bruce Melody, ahubwo yari hagendewe no kugira ngo mwitambike n'icyo gitaramo ntikibe. Ariko imvano yo kuba igitaramo Bruce Melody atarakitabiriye, bavuga yuko Bruce Melody atari we byaturutseho, ahubwo muri 2018 amafaranga yahawe mbere nk'avance. Hanyuma amaje guhabwa amafaranga haza kubaho ibibazo byerekeranye n'imibanire y'ibihugu, aho abarundi bari baravuze yuko nta muhanzi w'umunyarwanda uzongera gutaramira i Burundi. Nuko rero Kidumu nawe yarabisobanura yuko icyo gihe aho abahanzi b'abanyarwanda bari buririmbe, Kidumu niwe waharirimbaga mu cyimbo cyabo. Babivugaho ibintu byinshi cyane. Bamwe
bakoresha babona utuvideo polisi zikurikiye imodoka ya Bruce Melody, izindi bakongera bakabona utuvideo Bruce Melody aherekejwe n'abapolisi. Hanyuma abantu baza gushyiraho akabazo kuri ibyo bintu biri kuba bitaburenze n'icyumweru, byabaye nko mu minsi 3 gusa. Baravuga ati ese Bruce Melody yaba yaragiye mu Burundi atazi ko yarirengagije ko hari umuntu abereyemo ideni? Ati se aramutse agiyeyo ntabwo yaba yaravuganye nayo kugira ngo ideni arimuhe? Abandi bakavuga ati wenda wasanga yaravuze ko ideni azarimuha, ariko akaba yarashatse kurimuha muri ubwo buryo isi yose ibimenye, cyangwa se abarundi n'abanyarwanda bose babimenye, bibi ikintu gikuze cyane, hanyuma banamenye n'igitaramo cyari gutegura. Rero niba ari nuko nkuko yari yabipanze kugira ngo igitaramo cye kize kuvugwa cyane, kinabone abantu benshi bakitabira kabisa, yaba yarize umutwe neza, kuko igitaramo cye cyaritabiriwe. Bruce Melody akora amateka kabisa arenze ukwemera, wa mugani ko bajya babivuga, akora amateka arenze ukwemera, arakubita kabisa, bakubitira ingoma, akubita igitaramo kiryoshye cyane, abarundi rwose barishima. Nibyo byose byerekana n'umuziki nyarwanda kuri ku rwego rudasanzwe, berekana ko umuziki nyarwanda uri ku rundi rwego kabisa. Kuba umuhanzi nka Bruce Melody yajya mu Burundi agatarama akishimirwa cyane, abantu bakitabira ku rwego rwo hejuru. Tariki 3 rero Bruce Melody yarahatwitse harashya, hanyuma ibitaramo by'uko byari biteganyijwe byari 2, arabikora arabisoza. Ubu ngubu ibyari by'ideni byararangiye, ibitaramo nabyo byarakozwe birarangira. Ubu ngubu ibintu byose biri ku murongo. Rero abantu bari kwibaza ati se ni nayo mpamvu twakoze kino kiganiro tugira ngo turebe se Bruce Melody ategura ibitaramo bye cyangwa indirimbo ze gutya akoresheje utuntu tw'udusaga nk'utu. Rero aramutse ariko akora business ye, niko bimeze ara muri showbiz, kuko hasabwa kuvugwa, hasaba itangazamakuru. Rero iyo udakoze ikintu gituma itangazamakuru rikanguka, biragoranye cyane kugira ngo uzabashe kurisha muri showbiz. Rero niba bikora gutya bikanamuhira kabisa, ni umuntu w'umuhanga. Icyo tumwifuriza ni amahirwe. The Trending 250 ni ya channel yanyu mukunda cyane, tubagezaho ibintu byiza cyane, tubagezaho ama top 10, tubagezaho amakuru agezweho. Uyu mwanya rero wari Trending News, turagira ngo umuntu utarakora subscribe agire ayikore, ndetse akande no kukazogera, ndetse ni video uyi liking ndetse uyi sharing n'inshuti zawe. Turabakunda cyane. Thank you.